ariko ari rwiza imbere. Rwanda rw'abikorera yabafashije iki mu iterambere ryanyu mwiteguye gufatanya nawe gute muri iyi manda muri ayayayayaya ku ruhande rw'abikorera rero none n'uburyohe n'ibindi ngira ngo kubivuga biragoye, ariko iyo ubibona nawe ukabona imihanda myiza, ukabona amavuriro meza, ukabona ibikorwa remezo byiza, biguha icyizere cyo twebwe nk'abacuruzi ejo hazaza bizaba bimeze. Ngira ngo murabibona ko bishimye, mwabibonye ari abikora ku giti cyabo, ari abandi bose, ari imiryango mpuzamahanga ndetse n'abanyarwanda bose barishimye, kandi mu by'ukuri nta kintu cyatuma tutishima kubera nyakubahwa Paul Kagame ibyo yatugejejeho ni byinshi kandi aracyakomeza. Yivugiye ngo ibyiza biri imbere, kandi mumenye ngo RPF ntabwo ari igipindi. Ngira ngo hari undi muyobozi w'umutwe wa politiki wabivuze, aravuga ngo FPR ntabwo ari igipindi, ahubwo FPR ni ibikorwa. So mureke dutore nyakubahwa Vice Chairman wa RPF Inkotanyi, dutore Paul Kagame igipfunsi kuri wa munsi kuri 15 turi kumwe ndawundi niwe wenyine. Murakoze cyane. Kurugira mvuga urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi mu rugo. Urugo rutarimo umugore muzima runayumbayumba. Ariko ibyo ngibyo nabyo mvuga, ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore. Nibyo navugaga. Ahasigaye rero inshingano yacu, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda. Bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugira akamenyero. Ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri ya tariki, buriya dutora umuntu, dutora abantu, hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki, dutora abantu, ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore. Nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi, muri za ntare, za ngabo z'intare, ntabwo ndahinduka nanjye. Icyiza cyabyo rero
intare zibyara intare. Ubu dufite intare ntoya zibyiruka, abakobwa n'abahungu, muzakomeze dukomereze aho, ntituzahindure isura, ntituzahindure umuco, ntituzahindure kuba intare. Intare ikomeza ari intare, sibyo? Mwebwe batoya rero, kandi urugamba mvuga rukubiyemo byinshi. Urugamba izo ntare zirwana ni urugamba rwa politiki, ni urugamba rw'ubukungu, ni urugamba rw'ubumwe, ni urugamba rw'iterambere, ni urugamba rwa na bya bindi muzi, na bya bindi nabyo na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Ndetse intare zibavuyemo zibakomotsemo, sibyo? Uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi. Indi, murabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa, abagore, bashiki bacu, abatubyara n'abandi. Ariko burya muzi ko mu ntare, intare y'ingore ari ihiga. Ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe no mu byo dusanganywe, abagore nibo bagira urugo. Kurugira mvuga, urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi. Bakora byinshi mu rugo. Urugo rutarimo umugore muzima, runayumbayumba. Ariko
ibyo ngibyo nabyo mvuga ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore, nibyo navugaga. Ahasigaye rero inshingano yacu, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda, amateka yatwambuye abacu. Abantu basanzwe bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya, rwashibukamo abantu nk'amwe, abantu nkatwe, ariko ibyo ni ibikwiriye guhoraho, bikwiriye guhora biranga u Rwanda. Ibyo rero kugira ngo bihoreho, Abanyarwanda bahitamo neza, Abanyarwanda bumva neza, Abanyarwanda bakora neza. Twagize Imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR. Fazili yabivuze FPR niyo twubakire ku byo tugezeho, dukomeze ibindi, hanyuma ibindi bizajya biza bihite. N'aba bandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo ariko uzi ko hari abenshi banabituvuga batanatuzi. Hari ugize ba bandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane, ariko namwe mujye mubasuzugura. Mubane nabo, mubahe agaciro, mububahe, ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe. Hari ugeze kumbaza rero, babaza buri munsi, baranasuzugura, barandeba bakabona. Arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo, arambaza ngo ndiki, ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari n'injiji. Arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe, ngo uri mureke mbabwire uko yambwiye. Yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi. Ubwo murumva icyo ashaka kuvuga? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza, ndamubwira nti yewe mu Rwanda ndi ibyo byose n'ibindi utavuze.
ubwo yashakaga kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ariko ati hutsi cyangwa tutu ndavuga nti ni ibyo byombi n'ibindi ntariko icyangombwa ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda ndi umunyarwanda. Tuba abanyarwanda rero dukora ibintu bizima twe twiteze imbere ibindi tujye tubishyira iruhande tubirangiriza iruhande sibyo tariki 15 tuzaba turi kumwe abo hakurya hariya muranyumva turi kumwe twagize ibyago muri kure cyane ntabwo twegeranye neza ariko ndizera ko munyumva mwabintumiyemo rero ntabwo muzabinsigamo tuzaba turi kumwe ntabwo muzantererana n'intare ziyobowe n'intare hanyuma dukomereze aho twubake ubumwe twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye hanyuma ibindi ni ukunyerera ku majyambere gusa musigarane amahoro mugire ubuzima bwiza amahoro y'Imana murakoze cyane.